urumva cyane ko iyo uciye no ku mashopu urabibona babicuruza barabicuruza cyane nyine bigura ngahe ntabwo mbizi gusa njye mbibona bimanitse nyine ukahita ukibwira nk'uko ubyumva amakuru ndakomeye meze neza ndabona usa neza yego merci atwibwira amazina Murakoze nitwa Mukeshimana Yvette duse n'abavuye ku irushanwa gatoya tujye ku buzima busanzwe bw'abakobwa iki hari ikintu kimaze iminsi gihari cyangwa se abantu bamaze kumenyera cy'ubusure queens yego wowe ubifata gute se bira bintu birakwiye ubusire queen njyewe numva umuntu akora nyine ikimunejeje burya umuntu ufite ubwenge akora ikintu yatekerejeho ni ukuvuga ngo niba ubona n'urugero ushaka kuba umubyinnyi kandi yenda ntabwo ari akazi keza karavunanye ariko kuko ari ibyo bikwinjiriza ukabikora bikazaba biba byaguza kujya kubyina mu kabari kubyina hehe ariko bikwinjiriza urabikora nabo niba hari ikintu nyine bibafasha numva nta mpamvu yatuma babireka cyangwa se niba babona nta kintu byangiza ku buzima bwabo mbona nta mpamvu yatuma babireka kereka yenda hari igihe nyine nk'umuntu akora ikintu atateguye future hari igihe nyine bigutungura yego ikindi hari uburyo abakobwa batirataye like ugasanga yagiye gushaka byayo urabizi njya mbibona amabere biriya bintu wowe wemera ko bibaho ubifata ute wabikora bite kuba bibaho urumva cyane ko iyo uciye no ku mashopu urabibona babicuruza barabicuruza cyane nyine bigura ngahe ntabwo mbizi gusa njye mbibona bimanitse nyine ukahita ukibwira nk'uko ubyumva hanyuma ntabwo nacyambara oya ntabwo wacyambara ntabwo nacyambara ubusa nyambaye ejo ko ntukimbonemo cyangwa se ko njya numva babajomba amakirida bazibajomba kute nyine barajomba ari nk'ukuntu nyine nigeze kumva agasitora ariko sinzi niba karabayeho ngo umukobwa yaciyeho hanyuma nk'uko wowe n'undi muntu mwa muri kumwe ukavuga ati mukobwa cya kibuno si iki hanyuma ugafata ukamubwira nze nkwereka ugafata agakirida ukajomba umukobwa arakomeza arakagenda yego ariko atabimenye nyine so wowe ntabwo nacyambara nkunda kugaragara uko ndi n'umuntu uzagukunda azagukundira ukuri n'uwo waza yankunze bwaba yankundiye ikibuno hanyuma kibuze yagenda yego kuba baraciye amavuta ya mukorogo bifata gute ese byari bikwiye cyangwa bagomba kurekera idembe ryabo bakaba bakeneye bakabikora oya ni byiza kuba barabiciye kuko byangiza nyine urubyiruko cyangwa se uruhu rw'umuntu ushobora gukuramo amakanseri hari n'igihe uba utagaragara neza amabara nyine hakaba hari nk'ikintu utakambara mbona njyewe nta kintu bitwaye yego kuba barabashije kubikumira hakiri kare mbona ari byiza ibindi katurebe ku bwenge like ufashe wambwiye ko bizakauntingi ufashe amafaranga miliyoni ari muri envelope ugakuramo amafaranga 5 hasigara ngahe yesu hasigaye 990 amafaranga 5 ufashe miliyoni ugakuramo amafaranga 5 hasigara ngahe oh my god hasigara 990 na 90 na 94 oh my god 495 ukurikiye ubwo baraza kuguha igisubizo muri comment like ikindi imyidagaduro like music football basket ukundiye nkunda nyine mu myidagaduro mu mikino y'imipira nkunda basket nkunda kuyireba nkunda basket football oya ntabwo nyikunda music iyo ni ya mbere okay mu Rwanda ukunda uwe muhanzi uwo maraye uwo nsigaye nkunda cyane
umuhanzi bita Syntax. Yego. Okay. Mu bakobwa nkunda Marina. Kubera iki Marina? Nyine ari sociable, iyo ari kuri stage akora nyine ibyazi kandi yakunze, kandi akora agamije gushimisha abafana, kandi kuko niko kazi ke, so ntago yifata nyine. Yego. Kigali Arena urayizi? Yego. Yubatse mu kahe karere? Gasabo. Yego. Umurenge? Umurenge wa Remera. Are you sure? I think so, cyangwa se wa Kicukiro Remera. Oya. Igisubizo nyacyo. Kicukiro Gasabo. Akarere? Kicukiro. Ndabyibutse. Okay. Ubwo abantu bari dukurikiye baraza kuduha ibisubizo. We get back to you. Uzi ministeri ifite siporo mu nshingano bayita gute? Kari Minisiteri y'Umuco na Siporo. Minisiteri y'Umuco na Siporo. Yego. Uberuka ryari? Urebye nakubeshye cyakora sinyambikurikirana cyane. Beruka cyera ni gato. Minisitiri uzi mu Rwanda yitwa nde? Johnson Businge. Minisitiri w'iki? Nabyibukara. Ubutegetsi. It's fine, ubwo turareba ibisubizo baza kuduha. Ndi umwe mu bakobwa baje muri Miss Rwanda. Wow. Ese ko hari byinshi bagenderaho bemera kandidatire y'umuntu ushaka guhagararira intara runaka muri Miss Rwanda? Harimo kuburangije amashuri atandatu yisumbuye. Warayarangije? Ndayafite. Wize Saint Joseph Le Travailleur. Wize iki? Accounting. Accounting. Ibintu byo kubara amafaranga urabyumva? Ndagerageza. Okay. Muri Miss Rwanda bagendera ku bintu bitatu. Ubwiza, umuco, n'ubwenge. Uriyumva hehe aho ufite kote fort? Hose. Uri mwiza? Yego. Ufite umuco? Yego. Ubwenge? Brahari. Tuganirize. Kuri ibyo bintu bitatu kuri wowe. Ubwiza kuri wowe, umuco kuri wowe, n'ubwenge kuri wowe. Kuko ni ibintu bagenderaho. Ubwiza numva nyine ari ku mutima. Ntago njye mbifata nko kwisura. Hanyuma ubwenge ni igihe uba ubasha gukora nk'ibi bintu ndi gukora. Kuba wabasha kwicara ugasubiza ibyo bari kukubaza. Hanyuma umuco ni umuco tugomba kugenderaho twese nk'Abanyarwanda. Umuco turanga numva ari byo nyine ari cyo twakwita umuco, cyangwa se bigendeye ku myambarire y'igihugu cyacu twemerera. Numva ari ibyo ngibyo. Wowe ubona ku bijyanye n'umuco ibyo imyambarire isa naho ibangamira umuco nyarwanda, ubona ari iyi kuri wowe? Ntago ni nk'abantu biterwa, ubundi numva imyambarire biterwa n'ahantu aho ugiye. Ni ukuvuga ngo niba ugiye nko muri pati mu kirori, aho ugomba kwambara nk'umuntu ugiye mu kirori, ntabwo wakambara ikijipo kigera ku birenge. Nanone niba ugiye ahantu hari abantu bakuru, ni urugero nko mu bukwe cyangwa se mu rusengero, hari umwenda uba waragenewe, aho ngaho ushobora kwambara wa mwenda muremure. Numva nyine ari byo nagenda, ntabwo nabona umuntu yambaye nyine nanone ngo munenge ngo yambaye ubusa, ahubwo twese nitubasha kumenya icyo twambaye niba kijyanye n'ahantu turi, yego tuzaba dukurikiriza umuco. Niko mbyumva. Wowe kuri wowe usanga ari ukwambara ibijyanye n'ahantu ugiye? Yego, nyine no kwitwararika bitewe n'abantu muri kumwe. Yego. Ku bijyanye n'ubwiza, turi muri Miss Rwanda of course, niyo mpamvu ndi kukubaza ibi ngibi. Ku bijyanye n'ubwiza ntabwo bareba mu mutima, judges ntabwo barareba mu mutima wawe. So gute ugiye kubagaragariza ko uri mwiza? Ubwiza numva ari umukobwa uri naturel. Kuko iyo wisize makeup akenshi ntago mvuze abandi nyine, ariko usanga ntago ugaragara nk'uko ugaragara. Yego,
ndavuga nyine ku giti cyanjye nk'uko nguko umeze umuntu ashaka kukubona ukavuga ati umukobwa ni mwiza ariko hari n'ababona umuntu yiteye make-up akavuga ati uriya abona ari make-up yiteye naho ubundi azikuyeho ushobora gusanga ari mubi yego nyine ubwiza bugaragara buri muntu wese ufite amaso kandi uzi kureba so ubwo wowe kuri wowe uba wumva ibintu by'ibirungo wakorogo ntabwo njya mbishobora ariko ntabwo ari bibi nabyo biba bikenewe ku mukobwa kuba bishoboye ariko nyine njye ntabwo mbishoboye mbabona bitanambera ariko kuba bibera sava baragendera ku burebure ese waba wabipimye ngo urebe ati ubwa mbere naripimye bampima nabi nsanga mfite 169 ndababara cyane ariko nanga kuva ku izo ndavuga niho barabeshya ko nigeze kubikora muri blague nka 2017 ndabikora nsanga mfite 170 nibaza ukuntu nagabanyutse so ejo bundi njya kwipima nyine aho byagenewe ni mu bigo nderabuzima twoma tuba nsanga ni 170 yenda gusatiraho na 71 yego ndumva ndabyujuje ku bijyanye n'ibyo waje hano rero mu majyaruguru Musanze turi hafi y'ibirunga Kinigi whatever kubera iki wahisemo Musanze ni ukubera ko nigeze kuhakuriraho warakuriye yego nahabanaga na famiye ho gato hashize igihe hashize igihe kera so umuntu aje hano Musanze mu majyaruguru muri rusange avuye dufata urugero hanze nk'iburayi cyangwa state nicyo bamukundisha hano njye navuga ku byo makundira cyangwa se icyo namubwira ese mbere makundira nyine n'ubukonje bwaho ubukonje nyine ntabwo wapfa gushyuha ngo ututubikane ahantu nyine haba kabeho ukuntu ikindi n'ibyo birunga sibyo ko nabibonye cyane nabyo nabimwereka kuko nzi aho biri turi gupasinga nabimwereka cyane ko hari n'amahoteli meza iyi ngiyi turimo mbese namutembereza turagushimiye sibyo yego twifurije amahirwe masa ubwo nyuma turaza gusubira tubwire icyavuye muri iyi pre-selection ya Miss Rwanda namwe murakoze murakoze okay